Ngarambe yari afite umugore ndetse n'umwana umwe. Ngarambe ntiyaryaga inyama. Ngarambe rero yari afite inka, yari afite inkoko. Noneho Ngarambe afite inkoko imwe y'isake yakundaga cyane, y'isake yakundaga cyane. Uyu Ngarambe isake imwe, iyo sake yakundaga iba umunsi umwe irapfa. Ipfuye aza kubona yararibwa n'abandi kandi iyo sake yarayikundaga. Ahitamo kuvuga ati rero isake ntabwo yaribwa n'abandi, ahubwo nubwo ntaryaga inyama, iyi sake ngomba kuyikoreraho agatangaza nkayigiraho. Dore rero igihe ngo kigere, Ngarambe buretse kugenda manza wumva kano gatekerezo. Ngarambe ateka umutwe w'ukuntu ashobora kuba yarya ku iyo sake, biranga, birananirana. Ngarambe umugore we arayibaga, arayitunganya, amaze kuyitunganya arayiteka. Amaze kuyiteka avuga ati rero kajya kwishakira akantu ko kuyirisha, nyine urumva ni nk'agaceri, nk'umuceri, agatsima, ibintu nk'ibyo. Umugore rero niko kugenda ngo agiye gushaka icyo kurisha iyo nyama. Ngarambe aba agiye mu nzu, aja mu nzu, ageze mu nzu yikingiranyije. Ngarambe arebye impumuro y'iyo nkoko, yumva ifemba riramwishe. Yareba itako ry'inkoko, akumva ifemba rirushijeho kumwica nyine. Ngarambe niko gufata ya nkoko arayirya arayimara. Ngarambe twibukiranyije mbere y'inkuru, navuze yuko Ngarambe yari afite umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu niko kuza yinjira mu nzu. Agikubitana na Ngarambe agira ubwoba arasohoka. Ngarambe yumvishe bimuyobeye aba aramutse, amuka nk'imbwa nyine, aramuka. Umwana aravuga ati igisimba cagiye mu nzu, agira ubwoba buramwica. Niko gutabaza n'umugore wa Ngarambe aba araje, aba yarahikojeje, asanga umwana afite ubwoba bwinshi cyane. Aravuga ati reka ninjire mu nzu ndebe icyo ari cyo. Noneho yinjiye mu nzu, umugabo akimwumva n'umugore we atavuga ati ni njyewe umwigira ubwoba, ni njyewe. Ngarambe umugore wa Ngarambe niko guhamagara abantu kugira ngo bagere aho hantu. Babaye barahageze, baravuga bati nta kuntu wamuka ugakanga umwana. Ubwo baramuhana, bamwiyama kumuka, ko atazongera kumuka, nawe asaba imbabazi, birakunda. Ubwo ntibabigira ibintu bikomeye. Abaturage rero bari baje mu ico kibazo, niko kuvuga bati rero reka twicare hari agasururu
ikibano hari habaye ikibazo muri uru rugo, tubashe kuva twiyunze, tubashe nyine kwitamo nk'abaturanyi. Umugore wa Ngarambe niko kuvuga ati rero nari natetse n'inkoko, mfite n'inkoko mu nzu, nimwicare nayo tuyisangire. Kumva ko nyine isake ya hambere, amasake ya hambere yari amasake, zari inkoko zabaga nini pe, zikaba nini ugereranyije n'izubu. Niko kugira ngo bicare banywa agasuru kari barakanywa, barangije niko kugira ngo Ngarambe, niko Mukangarambe aravuga ati rero igihe kirageze tukarya ya nkoko. Ngarambe, umugore wa Ngarambe yinjiye mu nzu, ageze mu nzu agiye gushaka inkoko ngo azanire abashitsi, asanga ni isosi gusa, inyama ntazirimo. Arumirwa cyane, aravuga ati koko iyi nkoko yaba yagiye. Bakoze iperereza basanga Ngarambe ari we wari uri kurya ya nkoko, umwana amukaguye aba aramumukeye. None ari wowe wandike muri komenti, uri kumva Ngarambe koko atari imbwa? Ngarambe muri ako kanya yari imbwa cyangwa Ngarambe yari umuntu muzima? Byandike muri komenti utubwire ukuntu uri kumva Ngarambe icyo yaba yari ari cyo. Kandi ndagusabye, singuhase, ndagusabye dufatanye kugira ngo tubashe kugira ngo dufashanye. Umfashe ni ukumfasha. Kandi wibuke gukanda kuri aka kantu ka subscribe, sibyo mu mwanya wanje, kandaho, ntugukandaho gusa ukigendera. Singuhase ngo ushime ibyo ndi kukubwira, kandi singuhase kubikunda. Nubwo utabikunda, kandaho. Hari ikibazo ra? Kandaho gusa wikomereze, gutyo ugahena mugenzi wawe nawe akandeho, ibintu bigende biri kuja mu buryo vrema. Sisa ubundi ibintu bigende neza. Kandi burya iyo wanditse ikintu muri komenti, wibuke ko nawe nyine mpita mbasha kukubona, nawe nkaguhereza ka subscribe. Abanyarwanda ntidutera akacu, ahubwo Abanyarwanda turya ibigabuwe. Tubane neza vrema, sibyo? Wamfashijemo, mfasha vrema hose, ibintu bigaragara bifite ireme, ukamfashamo rwose kanda. Sawa rero, murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Yari Tuyizere Dani.